Sobanuraga impamvu Yosuwa yasimbuye Mose. Mose yarateye ate, Yosuwa yarateye ate. Imiterere ya Mose niyo yatumye Imana ibona ko akwiriye kujya gute kuyobora abantu bavuye muri Egiputa kandi ubutayu nk'umuhoza. Igifaransa bamwita le consolateur, nk'umuhoza, umuntu miséricorde w'umunyempuhwe w'umunyebambe ubwira abantu neza gutyo, sibyo? Iyo minsi irangiye yasubiye hehe? Ishushani. Ariko naratangaye, yamaze ku Gishushani yize ati nk'iki nsize nzisanye cyo ngo yagiye batarakinga, niko birivuga. Umva gusana nk'iki ntukinge, hanyuma ugasubirayo. Ngasubirayo Kandi biri ubwabyo bifite icyo bisobanura ubundi. Birasobanura ngo akazi kamushyizeho pressure, agenda badakinze. Agiye badakinze, izo nshingano zisigira umutambyi nde? Eliyashibu. Niko biri tubwira. Uwo mutambyi Eliyashibu abisigiye, oh my God, yinjiza Tobiya. Yinjiza Tobiya. Tobiya byababaje yuko hari umuntu wahagurutse. Yego. Tobiya wababaye ko haje umuntu wo kudushakira ibyiza. Ibaza kugira ngo Tobiya umutambyi Eliyashibu amwinjize. Bya n'ubunebwe we. Ariko ibyo byavugwa gusa n'abatazi agaciro ko kumanika amaboko kwe. Haleluya. Icyo niko nacyumvise, nuko nakibonye. Ariko hariho abantu Mana ishimwe bake bazi imbaraga zo kumanika amaboko kwe, bazi n'icyo zitumarira. Haleluya. Bakayashyigikira. Bamaze kubimenya bakoze ikirere. Batoranyije abagabo babiri, Aroni nande na Huri. Muzamuke, muzamuke, nta kongera kurwanira hasi. Oya, muzamuke, musange umusaza ari hejuru. Mana ishimwe, kuko twamaze kumenya ko aramanika amaboko tugatsinda. Yesu ashimwe cyane, inshuti zacu, inshuti za Mumuriza GB Ministries, twongeye kubakira tubasuhuza ngo Yesu ashimwe iteka ryose. Rero uyu munsi dufite umunezero nanone ko turi kumwe n'umutumirwa wacu Pastor Zigirinshuti Michel. Mu kiganiro giherutse yatubwiye uwo ari we, yarongera aratwibwira. Ushobora kubuza amazina ye kari Zigirinshuti Michel n'iry'akazi akora ko pastori, ariko utazi ibindi. Rero ubushize arabitubwiye, nizere ko namwe muzamusobanukirwa. Yesu rero abaho umugisha kandi akomeze kubagirira neza iteka uko mudukurikira, mutubaza ibibazo, musubiza cyangwa se mutubwira uko munezerewe n'uko mwafashijwe. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bagirire neza. Rero aka kanya dufite ikiganiro none tugiye kubagezaho, ihumure ry'Uwiteka. Murabizi ko twitwa Mumuriza. Nta bindi tugira hano, ni uguhumuriza, no kubwirana ibyururutse umutima kugira ngo nge nawe dukomezwe. Rero ubu ngubu turi mu gihe kitoroshye mu gihugu cyacu, ariko tugiye kuganira, hanyuma ururutswe umutima nanjye twubaka igihugu cyacu tunezerewe. Mbere ya byose rero yuko dukomeza tubanze dusenga Imana. Data mwiza, tuguhaye icyubahiro, turagushimiye yuko uri umwami mwiza, uri inshuti yacu. Mwami, ubujyanama bwawe buratunyura, kugendana nawe biraturyohera, kuganirizwa nawe bitugwa neza, kutugirira neza kwawe Mwami turayibona uko bukeye uko bwije. Izina ryawe rihabwa icyubahiro none n'iteka ryose. Amasezerano yawe Mwami atugwa neza kuko ntabwo ugihindagurika, nujya wisubiraho. Iyo utanze ubutanzi, umwana w'umuntu arahinduka, ariko wowe ntugihinduka. Rero uyu munsi turi hano tuje kubwirana ibyururutse umutima. Ese ni gute umuntu yakubaka kandi akiyubaka? Ni gute umuntu yakwibuka amateka ibyatubabaje kandi akanongera kubaka, akongera akiyubaka, akongera akisana, agasana ndetse n'abandi bamwegereye? Ni ibintu bitugoye, ariko turi kumwe nawe Mwuka w'Imana, turabizi yuko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Rero reka amagambo ari busohoke mu kanwa k'umukozi wawe agira akamaro kuri bose bazamukurikira. Turagushimiye ko mva gusenga kwacu byose ni mu izina rya Yesu,
turabakiriye rero twakira umukozi w'Imana none kuba yaje muri studio zacu kugira ngo atuganirire. Dufite amagambo cyangwa se impanuro z'umuyobozi w'igihugu ahora atubwira: kwibuka, twiyubaka, kudaheranwa n'agahinda, kudaheranwa n'umubabaro, kudaheranwa n'ibyaha bindi twaciyemo byose, ariko tukibuka, tukabyibuka ko hari icyo umwanzi yashaka kutumaraho burundu, ariko noneho tugatekereza ko dushobora no kwiyubaka. Kuba tutarashize burundu, twakwiyubaka. Mushu, hari igihe tubwirwa amagambo n'umuyobozi w'igihugu, buriya amufata nk'umuhanuzi w'Uwiteka. Hari igihe avuga amagambo ukumva avuganye n'Imana, ukumva mbese ijambo rije ni ijambo rikubise kuri wa mutima wari unyotewe icyo kintu. Rero iteka dukangurira kwibuka, ariko twiyubaka, ntiduheranwe n'agahinda. Birashoboka aho tuvuye imyaka 30, hari abantu batari bamenya ngo ese ni gute umuntu yakwibuka akongera akiyubaka. Hamwe ibintu kuriya muntu atazi ibyo twaciyemo, niyo mpamvu arimo kuvuga gutyo. Ariko nyamara mu babiciyemo basobanukiwe kwiyubaka, bakiriye impanuro, bashoboye kwiyubaka. Uyu munsi rero watuganiriza tukareba ese ni gute umuntu yakwibuka kandi akongera akiyubaka. Hamwe namwe tubabwira ngo imore mukomere. Nakoze cyane. Mu by'ukuri iri jambo rirakomeye cyane, ariko ntirikomeye kuryumva no kurivuga, icyo nshatse kuvuga. Ahubwo mvuze ibintu by'ubutunzi biribitsemo. Yego. Ubundi iyi nshinga yitwa kubaka ni muri rusange. Noneho kwiyubaka ni umuntu ku giti cye. Nawe umbwire, umuntu arimo aribuka ibyamushegeshe, yego, aribuka ibyamushenye, narangiza agira ate? Yiyubake. Yego. Muri macyo birenze amaso birahari. Nibyo rero wa mukuru w'igihugu wavugaga akunda kuvuga. Yego. Ariko mana ahita gusobanura impamvu bitambona impamvu ririya jambo rimubamo. Yego. Narabibonye byamuhindukiye ubuzima. Arashaka ko natwe biduhindukira ubuzima, bikaba ubuzima bwacu. Urabona mu minsi yatambutse nyine ubwo yavuze amateka ye kuva mu buto bwe, amaze kuba imfubyi, arabiganira byose ku giti cye ubwe. Noneho agera ahantu yakundaga kubaza bakuru be mbere se akiriho, nawe akamubaza atari ko kuki turaha, kuki turaha. Icya kabiri, kuki tubayeho dutya. Ikintu cyanangaje muri icyo kiganiro yatanze, ngo bakuru be ntibajyaga babaza ibintu nk'ibyo baza, ntibari bateye nkawe. Ubwo urumva ko ikintu nshaka kuvuga ngaha ni ukuvuga ko buriya mu by'ukuri umuntu wese afite imiremerwe ye, afite ukuntu aremye kwe, afite uko ateye kwe. Kandi nigeze kubyigisha mpugura abayobozi, mbabwira ko uko kuntu uteye, uko kuntu uremye, niko Imana iheraho imenya igihe yagukoreshereza. Mwihangane ko mvuze ako kantu turi muri iyi teme yo kwibuka tugiye kuvugaho. Icyo gihe nasobanuraga impamvu Yosuwa yasimbuye Mose. Mose yari ateye ate, Yosuwa yari ateye ate. Imiterere ya Mose niyo yatumye Imana ibona ko akwiriye kujya gute kuyobora abantu bavuye muri Egiputa kandi ubutayu, nk'umuhoza. Igifaransa bamwita le consolateur, nk'umuhoza, umuntu miséricorde w'umunyempuhwe w'umunyebambe ubwira abantu neza gutyo, sibyo? Yosuwa nawe Imana izi uko ateye, ko we yabohora igihugu akagituza bene cyo. Dimabwe n'amateka n'imibereho ye, mbona ariyo ituma hari ikintu yahagazeho cyamubereye nka se ndayita logo, ndayita iki cyitwa kwigira. Muri speech yo ku itariki ya 7 tubiba ku 30 harimo igika kivuga ngo nubwo twasigara twenyene, nta gihugu nta shyanga riri mu ruhande rwacu ridufasha, twagumya kubaho turiho. Haleluya.
nubwo twaba turi twenyine nta wundi muntu uri mu ruhande rwacu ntawe udushyigikiye twagumya kuba abo turibo kugira ngo umuntu yibuke ibyamushegeshe byamushenye ahindukira agira ate yiyubake ntibari bananiwe kuvuga ijambo ryitwa ngo twibuke twubaka sibyo ntabwo igihugu cyacu yaba minisiteri y'ibintu bumwe yaba guverinoma yose yaba na perezida wa repubulika ukuri ibyo byose ari we mutwe ntabwo twari kubura kuvuga gushyira ijambo rivuga ngo twibuke twubaka sibyo ariko abaniza amatwi munyumve neza iyo tuvuga ngo twibuke twubaka twari kuba turimo twibuka twubaka igihugu n'ubutaka n'ibikorwa ariko nkubwije ukuri ibyo ntiwabishobora utabanje kwiyubaka ntushobora kugera ku rwego wubaka ibintu wowe ubwawe utiyubatse ntibishoboka ntibibaho ntabwo bishoboka bisaba ngo umuntu abanze yiyubake we ubwe namara kwiyubaka we ubwe abone gutekereza noneho kugira ibyo yubaka kuko ideoloji imyumvire kapasite intellectuelle umutwe ubwenge imikorere iyo bitarubakika ntacyo ukora hari amagambo abiri tugiye gusoma tukumva icyo ijambo ry'Imana rivuga kuri byo Nehemiya 2:17 nsobereyo amagambo Nehemiya 2:17 ubundi ni uwa 18 ariko dore 17 kuko uwa 18 wuzuza uwa 17 Nehemiya 2 umurongo wa 17 n'uwa 18 tuyisome yombi mbera ko ndababwirane nimureba ko tumeze nabi ko i Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye nimuze twubake inkike i Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye uburyo kwangiriye neza mbabwira n'amagambo umwami yambwiye baravuga bati nimuhaguruke twubake urakoze cyane nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza urakoze cyane Nehemiya mbere yo gutangiza iby'inyubako akavuga no kubaka ari byo yabanje iki yahereye ku ki 17 yarabanje abereka uburyo tumeze nabi muri iri jambo reba imyaka yari imaze Yerusalemu ishenywe abayuda bishwe noneho urebe kugira ngo ubizane no kugira ngo babyumve neza amera nk'ubikuruye abigarura muri mind mu bitekerezo by'abantu barokotse ahubwo ati nimubanze murebe ukuntu tumeze nabi Yerusalemu harasenyutse amarembo n'ibituro byose gusa byose muzuko bashwanyaguje amabuye ari ku musozi ari hejuru barandamuye tubaye igitutsi noneho ibi byose twabaganiriza urumva rasa nugira ngo mu mitwe yabo bakanguke babona erega hari umuntu aba mu bintu atazi ko ari bibi yumva atuje abona uko bimeze nta kigomba guhinduka mu ndimi z'amahanga babyita lesere donc ni umuntu agize ntibindeba muri make ntacyo bintwaye inkike nk'iyigahirima ikirimo kigahirima urugero ugacika ipata ibindeba nakora ikizi ibyo bibaho noneho arabanza bereka ububi bw'ikibazo barimo yego abanza bereka bad situation babayemo arayikurura bose barayumva icyo ni kimwe yakoze cya kabiri abaha ubuhamya maze kumva ibyabaye iwacu aho narindi ishushani mu kazi hariho iby'Imana yankoreye kugira ngo kuba mubona ndi hano hari iby'Imana yankoreye amen mbabwira ukuboko kwiza kw'Imana mbabwira amagambo meza umwami yambwiye
mbabwira everything, buri kintu cyose Imana yakoze ngo mbe nje hano. Noneho ijambo rya gatatu, initiative yo kubaka bantu batarabyitayeho baba ari bigira te isohokamo, noneho iturukamo, nimuze bahera ko baravuga nimuze twubake. Ibaza kugira ngo ba bantu bari biyicariye bituramiye aho ngaho nta kintu babwiye, batazi n'ukuntu bizanarangira. Erega urumva hari n'igihe umuntu areka ibintu kuko bimurenze, abona nta gisubizo cyane, ntacyo afite gukora, akicara akabirebera gusa. Ntabwo uzi ko ariko byatugendekeye, ntitwamaze igihe tureba amatongo dutyo, tuyareba dutyo, abantu b'imfubyi bicaye aho ngaho tubareba dutyo gusa. Umuntu yibaza ngo ariko amaherezo azaba ayahe nk'ayandi muri radiyo, ko mbona bucya bukira amaherezo azaba ayahe. Icyo kintu cyo kwicara tukabaza amaherezo cyabayeho. Ariko bashiki banjye bene data, musoma umurongo wo muri igitabo cya Nehemiya igice cya 2 umurongo wa 10, mwumva ukuntu uvuga. Haravuga ngo bukeye Sanibalati w'umuhoroni na Tobiya umugaragu w'umwamoni babyumvise birabababaza cyane. Kuki? Yuko haje umuntu wazanywe no gushakira Abisirayeli ibyiza. Iki kintu cyabababaje. Mu gihe twicaye twibaza ngo ariko ubu twakora iki? Ubu twakora iki? Nanjye ntitwakora iki? Uriya twakora iki? Tuvuga tutamaherezo azaba ayahe. Okay, ruzaze rwijyane nta kundi. Oya, n'ubundi no guhura bazaze baturangiza. N'ubundi ntacyo bimaze. Ntacyo basigaje. Ubuse mbereye wiki. Muri icyo gihe kimeze gutyo nibwo Imana ihishura umuntu yabitse. Haleluya. Nibwo ihishura umuntu yabitse nkuriya. Mumbare mbivuge bashiki banjye data. Ntabwo ntezo no kubivuga. Nibwo ihishura umuntu yabitse nkuriya, ikamubika muri icyo kintu cy'ubupfubyi, ikamubika muri ayo mateka. Mutegeze kuva ku myaka 7 umwana yibaza cyabaza gutyo, akabikurana bakuru be bari aho ngaho. Aha twumvikane hatagira ubwo ko bakuru be bari bigwari. No si ubugwari, ahubwo ni ukuvuga ko ari we Imana yabishyizemo iyo musetingamo, arabikurana. Uwo muntu rero iyo abonetse, Sanibalati barasara agasizora, ba Tobiya barahaguruka neza kuzimu zose zikazikuka. Yego, ariko nubwo zahaguruka zikazikuka ntibibuza Nehemiya kugera i Yerusalemu, ntibibuza Nehemiya gutanga ubuhamya, ntibibuza Nehemiya kubona ukuboko kwiza kw'Imana. Haleluya. Ndashaka kuvuga iki ahangaha? Hariho ukuboko kwiza kw'Imana kwarinze umuntu nkuri, hari ukuboko kwiza kw'Imana kwamuzigamiye. Wa mugani ngo izaba imbuto ngo ntirimungwa. Hari ukuboko kwiza kw'Imana kwamuyoboye, hari ukuboko. Umbabarire, sinzi ukuntu mba numva bije bikaza bigahinduka nk'amateka bikanyuzura. Ni mu muzamukane mu primary school, ni mu muzamukane muri kaminuza, ni mugera ahantu ku gitero cyo kubohora igihugu cyabaye adahari, ari ku ishuri, sibyo? None ubudo niwe Imana irimo gukoresha. Bivuze iki rero? Satani iyo arwana ahagurutse yasaze yasizoye, aba yamaze kubona ko wa muntu w'umumaro yaje. Aba yamaze kubona ko wa muntu uzagirira Abisirayeli akamaro yabonetse. Ahangaha Abisirayeli kwakira Abanyarwanda, umuntu wazanywe no gushakira Abanyarwanda ibyiza yabonetse. Yaje ukunda igihugu, yaje ukunze Abanyarwanda, yaje uvuga tumva tucyubake. Oh my God. Ejo bundi naramwumvise yakiriye message, akumwe ntimwabyumvise, ya Dareri. Mubwira ngo mwakije amagara ya Nyereko.
tubagira inama, mwakoze byinshi, mwigabije byinshi, i Butare muhihorere, kuko abafaransa bahari, ntabwo muri umutamiro. sibyo Noneho ukibaza ukuntu yahise ahamagara afande Bingira, yego noneho ibaze bya bintu byose by'iterabwoba, ibaze gucyaha ahantu hari abateye ubwoba hafashwe. Hariho ibintu Uwiteka akoresha abantu bikabonwa n'amaso y'abareba gusa, yego ariko amaso atareba ntabibona. ntabibona. Tuvuge ukuri, amaso atareba ntabwo aba abireba. Mu kubaka rero, impamvu batavuze kwibuka twubaka, bakavuga kwibuka twiyubaka, ni uko kugira ngo ujye kubaka ubanza kwiyubaka wowe ubwawe. Bisaba ibintu bikubaka, ukiyubaka wowe, kubaka umuntu, kubaka ubumuntu, kubaka ubunyarwanda, kubaka imyumvire, hakagira ikintu bwa bwihebe bizagenda bite, yego maheza azaba yahe, byose bikagenda bigenda bivamo, hinjira ibishya, hinjira ko nshoboye, hinjira kwigira, hinjira kwihesha agaciro, hinjira. Ngubu umuntu Imana igira ite ihagusa noneho hakubaka. N'uwo imaze kujya gute kubaka, irabanza kubaka umuntu. Niyo mpamvu twabonye ko Nehemiya yabanje akabaganiriza amagambo akomeye, akabereka situation uko imeze, akabaha ubuhamya, noneho icyemezo, initiative yo kubaka ikabaturukamo. Haleluya. Ikabaturukamo. Icyo nacyo gikunda kuvugwa aha ngaha mu Rwanda, cyuko ibintu byose aba akeneye ko byava muri bo, muri twebwe. Amen. Nsomera Yeremiya 31 umurongo wa 4. Yeremiya 31 umurongo wa 4 twumve. Haravuga nzongera kubaka nawe uzaba wubakitse. Naho nashakaga. Haleluya. Nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse. Haleluya. Haleluya. Nzongera kukubaka kandi uzaba wubakitse. Muri iri jambo buriya biravuze ngo uburyo nzakubaka, ninongera kubaka, nzakubaka uburyo utakongera gusenywa. Haleluya. Ijambo uzaba wubakitse biravuga ngo nzabanza nkubake ubwawe wubakike, numara kubakika wubake kandi uzaba wubakitse. Aya ni amagambo Uwiteka yabwiraga ubwoko bwe, ababwira yuko nyuma y'ibyo baciyemo bakeneye kongera kubakika, bamara kwiyubaka bakubaka. Umwami wacu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Nehemiya yaraje akimara guhura n'iki kibazo, nkurikira ngaha cyo kwangwa, cyo kutishimirwa n'abanzi ba Yerusalemu. Ijambo ry'Imana riratwereka yuko umurongo wa 11 yafashe umwanya wo gusura ibyangiritse. Uwo nsomere twumve, wo muri Nehemiya igice cya 2 ariko noneho 11. Nuko ngeze i Yerusalemu marayo 3. Nijoro mbyukana n'abantu bake, kandi sinagize umuntu mbwira icyo Imana yanjye yashyize ku mutima ngo ngikorere Yerusalemu. Kandi na farashi twajyanye keretse yari imetse. Nuko iryo joro ndasohoka nyura mu irembo rijya mu gikombe, nkomeza inzira y'iriba ry'ikiyoka no mu irembo rinyuzwamo imyanda, nitegereza inkike z'i Yerusalemu zasenyutse n'amarembo yaho yahiye, maze njya ku irembo ry'isoko no ku kidendezi cy'umwami, ariko ntihaboneka inzira y'ifarashi yari imeze. Iryo joro nzamuka iruhande rw'akagezi nitegereza inkike, mera ko ndahindukira nyura mu irembo rijya mu gikombe, nuko ndagaruka. Yego garukira ngaho.
iyi mirongo nsomye, uwo murongo dusomye musomye kugira ngo mwumve icyo umuntu wenda kwiyubaka cyangwa kubaka akora. Nehemiya yarabanje areba ibyangiritse, arabigenderera, arabisura, iyi ntabwo ari soroti yari arimo, cyo twita gutembera. Ibi ngibi si tourism, si ubutembere yari arimo, arimo arareba ugukomera kw'ikibazo ngo kibanze kimwuzure, amenye aho azagiye, kubanza kumva uburemere bw'ikibazo. Ntabwo ushobora kwiyubaka utariyubaka, twabivuyeho ingingo nayirenze, utarumva uburemere bw'ikibazo. Kugira ngo twubake nuko twumva uburemere bw'ikibazo. Umuntu atarumva uburemere bwa jenoside yakorewe abatutsi 94, yego 1994, ntabwo yakumva uburemere bwo kwibuka, ntiyakumva uburemere bwo kwiyubaka no kubaka igihugu, ntiyabyumva. Nehemiya arahazenguruka hose, murahumvise ngo akagera ahantu agahagarara akareba Yerusalemu uko yashenywe, akareba inkiki, akareba amarembo, akareba imiryango, irembo rijya aha n'aha, irijya aha n'aha, iry'amazi, iry'imyanda, byose byarasenyutse, akahareba akabona kumva uburemere bw'ikibazo, akavuga ati Mana unzaniye igihe, Mana unkuye Ishushani, unkuriyeho igihe. Twibukiranye ko ibi bintu byabaye Nehemiya ari Ishushani, akorera umwami witwa Artazeruzi, akorera amafaranga menshi, abayeho neza, nta kintu arabuze. Iyo amateka tuyarebye ya Nehemiya, dusanga amateka ya mbere y'aya ngaya turiho nibyo twita uruhushya, permission. Yaje mu ruhushya, katubyita ikibari, sibyo? cy'iminsi runaka, ikibutangaza yari yahawe ukwezi, urumva, igihe bumvikanye, arakikomera, arakirenza, bimutwara iminsi 52, kuko inkike z'i Yerusalemu zasanga iminsi 52. Niko tubona mu gice cya 6:12. yego Bibiliya katubwira ko iyo minsi irangiye yasubiye hehe? Ishushani. Ariko naratangaye, yamaze ku Gishushani yizeye ati nkike nsize nzisanye, cyo ngo yagiye batarakinga, niko birivuga. Umva gusana inkike ntukinge, hanyuma ugasubirayo, ngasubirayo. kandi Biri ubwabyo bifite icyo bisobanura ubundi. Birasobanura ngo akazi kamushyizeho pressure, agenda badakinze. Agiye badakinze, izo nshingano zisigira umutambyi nde? Eliyashibu. Niko biri tubwira. Uwo mutambyi Eliyashibu abisigiye, oh my God, yinjiza Tobiya. Tobiya byababaje yuko hari umuntu wahagurutse. Yego, Tobiya wababaye ko haje umuntu wo kudushakira ibyiza. Ibaza kugira ngo Tobiya umutambyi Eliyashibu amwinjize. Ngiye rero ukuntu mfata Eliyashibu aha ngaha, mufata nk'umuntu utumva ikibazo cy'u Rwanda, ntiyumve ikibazo cya jenoside, ntiyumve ibyo twibuka ibyo ari byo, ntiyumve ibyo twibakamo ibyo ari byo. Niko mfata Eliyashibu, niko mufata, twumvikane. Nawe ni umuyuda Eliyashibu, yego, ariko ntiyumva uburemere bw'ikibazo nkande nka Nehemiya. Ntabwo babyumva kimwe. Bavandimwe, mpora nibaza buri gihe, niyo nigisha aya magambo atari muri kino gihe twiyubaka, mpora nibaza kind of communication. Ni communication ingana iki? Ni ubuhe busabane bungana iki? Ni iki twaba twasangiye? Se twasangira na Tobiya, ubwo aba yansengereye iki cyatuma nibagirwa ko yarwanyije umurimo? Yarwanyije Yerusalemu arayisenya, yego, arangije anarwanya umuntu wese washaka kuyisana. Ni gute rero, ni gute Tobiya agira inshuti muri Yerusalemu? Agira inshuti ati, umva, ni broshete aba yanyukiresheje, ni inkoko kabutindi. Ni iki Tobiya yagombye gushukisha ari Buyuda kugeza ubwo Eliyashibu
amuha icumbi mu nzu y'Imana, ntanamushyira ahangaha ngo abe umuzamu, sibyo? niba binabaye data, niba binabaye ahubwo akamushyira ngo mu cyumba kinini cy'ububiko bubikwamwo ibyo mu nzu y'Imana. Umva icyumba kihe? Oya humve icyumba fata ngaho, fata biriya nakonyesha ko soma Nehemiya, soma Nehemiya, we ni igice cya gatatu cya 10 mu mbabarire, igice cya 10 cya Nehemiya, ya cya 13 yere ku murongo wa 4. Nehemiya 13 umurongo wa 4. ariko ibyo bitaraba Eliyashibu umutambyi washyiriweho gutegeka ibyumba byo mu nzu y'Imana yacu ubwo yari yuzuye na Tobiya, yego, yari yamutunganyirije ibibazo kukimutunganyiriza kinini, kukimutunganyiriza urabyumva, aho kera babikaga amaturo y'amafu n'icyome n'ibikoreshwa n'ibice bya 1/10 by'imyaka y'impeke, yego, na vino n'amavuta, ibyagererwaga Abalewi n'abaririmbyi n'abakumirizi kubw'itegeko, hamwe n'amaturo azunguzwa aturirwa abatambyi. 6. ariko muri iyo minsi yose sinari ndi i Yerusalemu, kuko mu mwaka wa 32 wo ku ngoma y'umwami w'i Babuloni Aritazeruzi, nari narasanze umwami, maze hashize iminsi nsaba umwami yuko ansezerera. Uhagaze gatoya, uyu ni Nehemiya iri mu kuvuga reka, yego, nababwiye ko ku fezi ya mbere, ku cyiciro cya mbere cy'urugendo rwe ruzi Yerusalemu, yari ikibari, ni permission yo kuza kureba uko ibibazo byifashe no kureba icyo yakorera Yerusalemu n'ukuntu basana, sibyo? kandi yaraje barasana asiga badakinze. Isana ry'inkike rirangira mu minsi 52 asigaye ko batarakinga iki amarembo. Noneho ya pressure y'akazi iramwihutisha agira ate asubira Ishushani, siko tubyumviza ngaha. Iyo minsi agiye rero nibwo uyu mugabo yuzuye nande na Tobiya amutunganyiza icyumba kinini, aho kera babikaga amaturo y'amafu n'ay'icyome n'amavuta byose ibigenerwa Abalewi. Hano aravuze ngo ku nshuro ya kabiri noneho nasabye umwanya ukagira ate kwansezerera, nako nashakaga. Ubu noneho si ikibari, si uruhushya nshaka, nyakubahwa, nirengagije umushahara ungejejeho mwiza ushimishije, nirengagije advantages, avantage ngira mu kazi, icumbi ry'umukozi, prime, twa gratis umukozi agenerwa, kubw'urukundo nkunze nzi igihugu cyanjye nsezerera. Ndimo ndiyumvamo gusanga igihugu, ndimo ndiyumva kugenda nkareba uko igihugu cyanjye kimeze, nkakibamo, byo nkabikora mari, ndabigusabye nsezerera. Somera umurongo ukurikiraho 7. ku murongo wa 7. Ndi Yerusalemu, menya icyaha Eliyashibu yakoze, kuko yatunganirije Tobiya icyumba mu bikari by'inzu y'Imana. Birambabaza cyane, nicyo cyatumye ibintu bya Tobiya byose mbisahura mu nzu nkabijugunya hanze, mera ko negeka yuko beza ibyumba maze nsubizamo ibintu by'inzu y'Imana n'amaturo y'amafu. Nushaka kugarukira aho ngaho, kuko ikintu nshaka kuvuga aha ngaha ndashaka ko mucyumva hano.
Tobiya na Sanibalati na Geshemu ari Tobiya uyoboye iryo tsinda bababajwe nuko habonetse umuntu waje kudushakira ibyiza. Intambara baduteje cyangwa bateje Nehemiya ariko mvuga ariko natwe tuvuga twebwe izambere burya ngo zari icyo bita imidugararo. Imidugararo ni ukudutesha umutwe buri gihe urusaku n'amahoro ya magambo aca intege hakurikiraho amagambo aca intege ibyo mwuka ingunzu n'izibyurira zizabisenya. Abyumvise intambara y'uburyo bwa gatatu nibyo bita tract inzandiko mpimbano. Inyandiko mpimbano zivuga ngo arimo ariyamamaza ashaka umwami. Intambara ya kane ni ukudushyiraho abantu zibi ibinyoma no kutubwira ngo tujyane epfo mu kabande mu gisa cya hono dusenge kuri amasengesho kuko iri joro ushobora kumererwa nabi naho kumva bashaka kujya gute kunyica. Intambara ya gatanu gushaka umuhanuzi Newodiya ngo ahanure ko ibintu byavuye ku Uwiteka. Izo ntambara zose ni ukuri mugenzuye mwasanga u Rwanda rwarazirwanya. Imidugararo, amagambo aca intege, tracte, amagambo y'ubuhanu n'inama zisa n'iza gicuti ariko ari mbi. Rero kugira ngo twiyubake bisaba ngo kugira ngo twubake bisaba ngo twiyubake turenge iyo myumvire yose. Kandi Nehemiya ataramenya ikibi cya Eliyashibu ntabwo ari busezere. Urumva mu bintu Nehemiya ataramenya ububi bwa Eliyashibu ntabwo ari busezere. Eliyashibu yitwara neza Yego akaba yarumvise impamvu yo gusana. Yego ntabwo yarinjije Nehemiya ntabwo yarinjije Tobiya kandi Nehemiya ntabwo yasezeye. Bivuga ngo Nehemiya ikindi navuga mbere kumva ko ngiye kuvuga Nehemiya yashoboraga no kujya gute no guhita atanga akambyite message cyangwa telegrame akavuga ati mu mwanya wa Eliyashibu mpashyize runaka akavugurura guverinoma ari hehe ari Shushani. Ariko yavuze ati oya ntongera nkanashyiraho undi ubizambya burundu ntashyiraho ntashyiraho n'undi ubihuhura kugeza ubu nta wundi ufite vision yanjye. Buriya muri handover abantu bahererekanya imirimo ariko ntabwo bahererekanya vision. Ntibishoboka. Vision ni y'umuntu muri handover uratanga ibitabo utajya amafaranga yakoreshejwe n'asigaye muri kese uratanga imodoka n'amapine byose n'abashoferi uratanga biro n'ameza n'utubati uratanga ibyo ariko vision urajyana da abumva bari bakwiye kumva icyumvuzo ubwo ngubwo. Kubona undi muntu biragoye. Kubona undi muntu mu mwanya wa Nehemiya nk'uyu nguyu biragoye ko undi muntu mu mwanya w'umuntu ukunze igihugu vision yitangira imyaka ingana kuri biragoye ko undi muntu. Turabizi ko Imana ifite abakozi benshi ariko kumuhishurirwa ntago turamuhishurirwa yonyine. Turibuka tuniyubaka twamara kwiyubaka mu bitekerezo no mu myumvire tukubaka. Ibyo Nehemiya yakoze arubaka ariko gato gusa subiye Shushani Eliyashibu barabizambije. Ngo muri kubizambya rero mwumvise ko ubwivugira ati nahise nsezera mwambara binyuma ndasezera akazi ndagahagarika ntitaye ku mushahara nahembwaga ntitaye kuri avantage zose nifite mu kazi. Yego ngaruka i Yerusalemu mpageze menya icyaha Eliyashibu yakoze. Nibwo nasahuye ibintu byose bya Tobiya mbijugunya hanze ntegeka ko beza inzu y'Imana. Haleluya. Ese mushiki wanjye bureti mbere ko dusoza ntiwandebera nyuma yo gusubiza ibintu mu nzu y'Imana ukintu bigenjeje. Umurongo wa 10 ikindi amenye ni igiki kandi menya yuko Abalewi ntabwo bahawe igerero yabo bituma Abalewi n'abaririmbyi bakoraga imirimo bahunga. Umuntu wese ajya mu gikingi cy'iwabo mu gikingi cy'iwabo ajya imusozi mu gikingi cy'iwabo. Yego nuko nonganya abatware niki cyatumye inzu y'Imana irekwa
mera ko neranya abalewi mbasubiza Ahabu. haleluya Mana ishimwe. maze abayuda bose bazana kimwe mu 10 cy'imyaka y'impeke na vino n'amavuta babishyira mu bubiko nshyiraho abarinzi ari bo aba Sheremiya umutambyi na Sadoki umwanditsi na Pedaya wo mu Balewi bakurikirwa na Hanani mwene Zakuri mwene Mataniya kuko batekerezwaga ko arabizerwa umurimo wabo wari uwo kugaburira bene wabo komeza hepfo soze kuri 14 wumve so mu murongo wari udusorezaho mana yanjye ujye unyibuka kubw'ibyo kandi nuzahanagure imirimo yanjye myiza nkoreye inzu y'Imana yanjye n'ibihe bifatwa muri yo. Amen. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Maze gusohora Tobiya nkeza ibyumba by'inzu y'Imana. Imana ishimwe. Nashyizeho abandi bakozi. Muri make ni ngombwa ko Eliyashibu yirukanwa. Akirukanwa nande na Tobiya. Ibi ni ubutwari. Ibi ni ubutwari bukomeye kwirukana, kumenya kwirukana Tobiya ukamwirukana n'inshuti ye. Arangira ashyiraho abandi bakozi. Ba Sheremiya, ba Sadoki, ba Hananiya mwene Zakuri mwene Mataniya, abo bose ngo kuba ari abizerwa. Imana ishimwe. Amen. Kwibuka twiyubaka tuzabikomeza. Tuzabikomeza tugeza heza. Yego kuko iri jambo umukuru w'igihugu ntabwo akunda kurikorera. Hari aho tugeze heza, aho tugeze neza, ariko nta na rimwe numva avuga ngo aho tugeze harahagije. Turacyakomeje. Yego tugeze ku bintu byiza, tugeze ahantu heza rwose, ariko inzira cyari ndende. Turacyafite byinshi byo gukorwa. Ongeraho noneho no kurinda ibyo byakozwe. Amen. Mu ntambara ikomeye abantu barwana ni ukumenya kubaka ibisigaye tukajyaho tutari twakagera, ariko cyane cyane tukarinda ibyo twubatse. Kuko wibaze uburyo birushya abantu tumaze kubyubaka umuntu akaza agasenya. Uko wubatse umuntu akaza agasenya, uko uteye uhinze umuntu akaza agasarura. Ngiki cyahagurukije Gideyoni mwene Yowasi ava mu rugo, kandi yari umuherezi wa se. Siko dusoma yari umuherezi wa Yowasi, ariko yarahagurutse. Haleluya. Abaherezi ko numva bafite amateka, ko numva abaherezi bafite amateka abaherezi kandi namenye ko ndiwe kandi uriya niwe wese we. Abaherezi bafite amateka akomeye cyane. Tumva amateka y'abaherezi yakomeye cyane. Gideyoni umuherezi wo kwa Yowasi arabyitegeza kuri iyi season, arabyitegeza kuyikurikiyeho. Bahinga ubunyobwa abamidiyani bagasarura, bahinga soya bagasarura, bahinga umuceri bakawusarura. Kuri iki gihembwe ntabwo mbyemera. Bariye byinshi uyu mwaka urabahagamo. Ariko bene dake mbabwire, ni gute umuntu umwe utegeranyije n'abana b'abasore ngo apange ingabo yiyemeza ikintu kandi Imana ikabana nawe. Murabyumva mute? Mwibuke ko Imana yamuhaye ingabo nyuma yo gufata initiative. Niba mwibuka uko byanditswe bivuga, marayika w'Uwiteka yamusanze hehe? Yamusanze ahantu mu rutoki, yaravuye mu rugo ko tuzongera kuryama. Arinze iki? Ingano bari bejeje. Wabyumvise? Ariko so kuzinda gusa, ahubwo ngo yegeje n'agasekuru, arimo asekura ngo ejo bene nyine bazabona icyo barya. Nimuhite mugarura wa muntu twavuga mu mwanya.
bakuru be bari aho ariko akaba niwe wibaza ngo kuki turaha kuki tubaye durya akenshi ngo yashegeshwaga iyo baga bari ku murongo bagiye gufata imfashanyo ngo nibwo yashegeshwaga cyane bari ku murongo bagiye gufata iki imfashanyo hakaba n'ingingo zibashiriyeho ngo zigashabaze bagezweho cyangwa bendaga kubura imbere yabo hari nka batanu ntabwo numva amaherezo y'ibi bintu nababwiye ngo ni Imana isetinga bene uwo mutima w'umuntu. Amen. Bene uwo rero umumenye uba ukwiye kumusengera ahubwo bene uwo wari uwo gusengerwa. Haleluya. Reka nsoze kuri aka kantu mwaba mwibuka intambara ya Mose na Yosuwa n'ingabo za Isiraheli zirwanya Abamaleki. Mose yarwaniye ku musozi atari kandi ku mbunda reka da nta mbunda ariho ikomeye iremereye ashwi ni ukuzamuka gusa ngo agatega iki amaboko. Uzi ko naje gutekereza nkasanga abantu batazi ukumanika, reka mvuge ijambo rikomeye gore noneho urafashwa, abantu batazi agaciro ko kumanika amaboko kwa Mose ku musozi bamwita umunebwe cyane. Cyane mushu. Urubyumvise? Urubyumvise ariko? Ni umunebwe. Ni gutajya kumanika amaboko gusa. Icyo cyonyine ndi kumbundu ndari kuyindi karachi ni konveje troyer 4 machine gun undi ngo ari do ndebera nawe ma ya n'ubunebwe we ariko ibyo byavugwa gusa n'abatazi agaciro ko kumanika amaboko kwe. Haleluya. Icyo niko nacyumvise nuko nakibonye ariko hariho abantu Mana ishimwe bake bazi imbaraga zo kumanika amaboko kwe bazi n'icyo zitumarira. Haleluya. Bakayashyigikira Bamaze kubimenya bakoze ikirero batoranyije abagabo babiri Aroni nande na Huri muzamuke nta kongera kurwanira hasi oya muzamuke musange umusaza ari hejuru. Mana ishimwe kuko twamaze kumenya ko aramanika amaboko tugatsinda. Yananirwa gakeya yamanutse hari utananirwa se nawe ko mwagiye muri kibyo ubu wowe wayamanika kugeza ryari none ubw'insinzi yacu. Haleluya. Ubw'insinzi yacu iri mu kuyamanika kwe kamberekesha. Haleluya. ntagira ngo bazamuka nabo kandi ntibazakore ku buryo bananirwa. Bazatereke amabuye hano bayicareho noneho bayategesha intugu zabo ariko amaboko y'umukozi w'Imana agira ate amanikwe ko twamaze kubona ko insinzi yacu iri hehe iri mu kuyamanika kwe. Icyo rero nicyo abanyarwanda ndimo kubasabira kumenya. Muri iyi minsi twibuka twiyubaka Imana iduhe kumenya amaboko azana insinzi nayaye. Ubwo azana insinzi tugiye gute tuyashyigikire. Imana yo mu ijuru ibambere umugisha mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Dusenge Imana karame. Amagambo uvuze ngiye kongeraho cyangwa agira ibindi bibazo mubaza ntabwo twasohoza ariko utubwiye amagambo meza. Hari ijambo wasomye ahangaha muri Nehemiya 13 nirinze kurivuga kuko nindivuga urongeraho ibindi kuko ndabizi harimo ibindi bidudubizi ariko reka nsomye kuri uyu murongo wa 14. Yego nshuti ya Kristo. Nehemiya arangije yego mana yanjye ngo mana yanjye ujye unyibuka kubw'ibyo. Amina. Haleluya. Haleluya. Hanagure imirimo yanjye myiza nkoreye Imana yanjye n'ibihe bifatwa muri ngo nibihe bifatwa muri segure ko ari woncokoje aka kantu kuvuga ngo nibihe bifatwa muri iyo muziki ariko nibihe bifatwa uza kantu kavuga buriya kare kantu kuvuga ngo nibihe bifatwa muri iyo nuvuga ngo ngiyewe Nehemiya sibyo abashaka mwajya muhashyira izina runaka naribabwiye
nubwo ntaboneka mu baririmbyi ariko abaririmbyi niba bari mu nzu yawe barepeta byo mbonamo abagabo bakoze amasengesho cyangwa amateraniro bashakanye amakupure yateranye nubwo nabo ntari ujye mbonamo yego inama y'abashumba yateraniye mu nzu yawe ugiye kure ko hari bateraniye ari njye havunnye byo mbonamo donc Uwiteka njya nsenga Imana ngo ijye imubonamo. Ni iryo sengesho nifuzaga yuko udusengera ariko ngo amavuta atemba harahava Imana iguhe umugisha. Mana data wa twese uri mu ijuru turagushimiye, warakoze kuturema ukaduha igihugu ukakituremera ingobyi yaduhetse. Turagushimiye ko turi abanyarwanda, turagushimiye ko waduhaye u Rwanda, turagushimiye ko twarukuriyemo turwigiramo turushakiramo turubyariramo turwororeramo turutungiramo. Turagushimiye. Hari igihe Satani yari agiye kuruzimya ngo ruzimbe birangire, ruve ku ikarita y'isi rurangire rushireho. Turagushimiye ko uyu munsi wa none wongeye kurwubaka, urwubakishije abana bawe, abana barwo. Haleluya. Kuko amateka tuzi, yaba y'isi twize mu mashuri, yaba ya Bibiliya, tuzi ko ikintu cyose ugiye gukora ugira abantu gikoresha. Mana ndagushimiye kuba wakoresheje, ukomeje kubasabira umugisha mu izina rya Yesu. Kandi no muri iyi minsi twibuka ku nshuro 30 Jenoside yakorewe Abatutsi, dukomeje kwibuka ko ari bo wakoresheje ngo umucyo wongere uturasire, izuba ryongere rive turirebe. Nibwo wakoresheje, hari amaraso yamenwe ngo tube turi abo turi uyu munsi, hari ibitambo byatambwe ngo tube tugeze aho tugeze uyu munsi wa none. Icyo kukibagirwa kwacu kwawe ariko gupfa kwacu, kukibagirwa n'ubujiji n'ubugoryi burenze ubundi bugoryi. Niyo mpamvu tuzakomeza kwibuka imbaraga wakoresheje ngo tube turiho, igihugu kiriho. Niyo mpamvu dusengeye aya maboko. Oh haleluya. Aya maboko wakoresheje, aya maboko ugikoresha, turayasengeye mu izina rya Yesu. Haleluya. Ritakora bashandoria. Aya maboko wakoresheje tuzakomeza kuyashyigikira, tuzakomeza kuyaterura, tuzakomeza kuyafata. Oh haleluya. Kuko twabonye ko insinzi iboneka ku bw'ayo maboko. Mana tubashishe udushoboze rwose, udushoboze uduhe urukundo rwo gukunda igihugu. Nibyo nahereye muri maneko uyu mwaka nsaba ngo uduhe urukundo rwo gukunda igihugu, uha abanyarwanda gukunda igihugu cyabo, kuko ku isi yose nta handi barubona, nta handi bazabona u Rwanda. Aho bazajya hose bazasanga hafite beneho, ariko u Rwanda ni urunguru kandi ni rumwe. Mana duhe kurukunda turukorere mu izina rya Yesu. Abasenga turusengere, umuntu wese arutangeho imbaraga ashoboye kubona, ariko rubeho. Turagushimiye Mana, turagushimiye. Dusengeye umukuru w'igihugu cyacu watoranije kuva kera atabizi, nawe ubwo yigeze abyivugira ko icyo gihe cyose ntiyigeze na rimwe, no mu nzozi ngo anabirota, no mu bitekerezo ntiyategeza ko yaba ari uyu munsi uri ku isonga. Niko ubwo yivugiye, ariko turamusengeye. Wewe wamumenye kera utaranamurema, wewe wamurinze mu buto bwe, wewe wamurinze mu bupfubyi, wewe wamurinze mu miruho yose y'amasomo kwiga, wewe wamurinze mu nzira zose z'ishyamba n'ubuzima bugoye. Mana komeza ubungabunga umutekano we n'uw'igihugu muri rusange mu izina rya Yesu. Kandi ukomeze umukoreshe ibyo wagambiriye kumukoresha byiza, bikomeza gutuma izina ryawe rishyirwa hejuru, bikomeza gutuma igihugu cyacu cyuzura amashimwe. Turabigushimiye ko byose uzabikora, ndetse ugakora n'ibyo tugusabye mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.